ikinamico. Narakurebye ndakwitegereza nasanze uri mwiza wararezwe neza none utagiye kuzana imico wanjye ni ukuri wakoze cyane kongera gutekereza ko dukwiriye kwicara ahantu nk'aha tuje tukaganira pe. Ni ukuri nari maze igihe kinini narihebye cyane none ndumva nagaruye agatima ndagukunda cyane rwose. Ndagukundira twumvikane rero wa musore we kandi nako bari tazari nizere ko kunyita utyo uzajya ubikora turi twenyine twirera ahantu nk'aha cyangwa se mu kimwe ubireke burundu. none sura nyihakanye ntabwo ndi sheri wawe. Itonde gato twumvikane ibyo bya sheri ntawe bigutumye nakubwiye ngo genda gake. Ariko siko nk'umuntu twakundanye imyaka 5 yose koko ubwo nuko utangiye kuyumfata. Ewe n'abasinyanye mu rukiko barasinyura nkanswe twebwe. Imana ishimwe ko tutari muri abo rero. Kuri kuba rwose wansohokanye hano byangaruriye icyizere ndetse na ya mishinga yo kubana numva twayisukura rwose. Mama we byose kandi nukuri nditeguye umwari mwiza wanyuze umutima wanjye ndumva rwose ari we rukundo rwanjye ubuzima bwose. Baritazarutumva nakubwiye ngo kuba nagusohokanya na si kubw'impuhwe z'urukundo. Ariko se koko niba ari nikosa nakoze kuko utarimbwira ariko urukundo rwacu rugakomeza rugasugira. Barira umbwire umuntu dufitanye igihango cy'uko twabyara. Nakubwiye ngo ikibaritaza nakubwiye ngo iki kucyumvunira ibiti mu matwi ntunyumve. Ishyano ni wowe. Ubu nzareke kuvuga ko twabyaranye rero ngo nuko udashaka ko mbivuga. Yandi mu matwi. None se kuba nareka kubivuga bikuraho ko Keva ari umwana wanjye nawe. Mwiyame nongere umwiyame bwanyuma mwiyame baritaza. Mwiyame mbikuye mu rwara rwino. Sinzongere kumva hari ahantu namwe uhingutse uvuga ko twabyaranye. Uranyumva? Ndiko sumwa. Ndakwiyamye. Ko nkubaza ntusubize. Kuba nareka kubivuga birakuraho ko umwana w'amezi 2 ufite atari uwacu twembi. Ngewe umwari nkubwiye ko ntigeze mbyarana nawe ufate mu mutwe. None se wancaga inyuma gutera inda ubanza kuyingerekaho none uburanyihakanye. Baritaza rero mubwire. Tuza rwose umbwire ni nibyo nashakaga. Uyu mwana ndabizi neza ko ari uwo twabyaranye. Urumva? Rwose. Ariko nge sinshaka na rimwe ko witwa se. Ndetse ntuzanire ugira ubihingutse aho tutazava mvangira. Kose mukagira imana. Ishyano rega riragwira. Nawe uri ishyano rega. Ntabwo ariko ari wowe n'isi ishyano. Unyumve neza kandi. Urumva? None se urambwira ngo ndakuvangira. Ubundi se niye mpamvu ituma udashaka ko uyu mwana nitwa se? Ariko ibaze umwana wanjye se ari Baritazari we. Nyemera n'iryo zina koko. Sinasere gutwaye. Va. Sinjye akoraga umwana wanjye ubutinde pe. Yawe umwari mwana muzehe. Mwana wanjye afite uburenganzira bwo kugira se wishoboye. Apana wowe makanika wirirwa ukanisiga vidanje z'imodoka nazo zitari zawe. Ariko urabizi umwana. Ntumbwire ko ushaka kumbuza uburenganzira ku mwana wanjye se kandi. Twumvikana umwana. Ibyo byose nabyihanganira na gato. Mbigusubiriremo sinabyemera rwose. Ubyumvikana ntago nshobora kubyemera. Uzabyemera kuko niko bimeze. Ninjye ukwibwiriye. Nako ninjye ubigutegetse. Ibishoboka umwana. Ibishoboka. Uriya mwana n'uwanjye. Ubyumve kandi ubyiteho. Byanditse he? Ibyo by'ubukene ushinja se wanyatsindezo ndazibura ngewe. Nakubwiye ngo we Baritazari ntibabasha kubyara umwana wanjye cyewe umwari mwene muzehe. Umukobwa wo kumurwa, umukobwa uhita bagakangarana. Ngo umukobwa nyine. Arawa. Uri umugore kuko warabyaye. Uri umugore wanjye Baritazari. Ubyumva ubyiteho. Aho ngaho se nyine. Ndavuze ngo cika ziba. Wowe nakubwiye ngo ntibabasha kubyara umwana wanjye. Cyumvikanye. Naho wabibasha kandi. Ntabwo bashobora kumurera. Byabaye wamurera se wamureresha iki nawe utishobora. Sajya gushaka ba nyirantuze na bamukanuzi yo ngiyo mu cyaro nibo muberanye. Umva kutwibuka. Umbwira se iki? Ibyo wigira byose naguteye inda umbyarira umwana. Barira ibyo biri kunjya mu matwi biri kunjya mu matwi. Byakurya ariko niko kuri. Kandi ndagukunda nifuza ko umugore wanjye tukarera umwana wacu ndetse tukanabyara abandi. Urumva neza? Komanda. Mama we. Mama we siri. Kundi nkoze Baritazari. Mbaza iki se? Aho mbwira baza. Ko nyina w'umwana ari umenya se. Wowe nkwihakanyohera uvuga kuri se. Sabrina?
uzi n'ibindi ibyo wivugisha ngibyo ntibindeba icyo nzi cyo nuko umwana ufite ari nge twamubyaranye ikindi nuko mufiteho uburenganzira nka se urumva neza uzi n'ikindi si ikindi icyari cyanzanye no kukureba nta kindi nashakaga kukwihanangiriza umire iryo banga ukirana ukure cyane kandi nanjye unyibagirwe urumva aho uzajya umbona ujya umfata nk'umuntu usanzwe wibagirwa ibyo kubyarana n'ibiki byose ndimo numva ngira ngo sinzi ibyo arimo ni kumva ntabwo wumvise subiriramo nkumve neza ndakubwiye ngo unyibagirwe mu mutwe wawe usibemo ko twigeze kugirana ibihe byiza uranyumva neza umwana ushaka kwitwerera ndabizi ko ari wowe kuko twamubyaranye wakabimenye se ariko nafashe icyemezo cyo kumuhindurira ise nkamuha ufite amafaranga nkamuha uzabasha kumwita akita no kuri nyina ibyo bishyire mu mutwe ibyo wivugisha ndakubwiye ngo ibyo byose ntabwo njye byananiye kandi naragusabye ngo tubane urabyanga bana nawe ariko nshaka iki wowe ubwawe ntiwishoboye ngo uzajya kunshoborana n'umwana wanjye ewe wowe usa ahantu nk'aha wigeze cyangwa uzigera ugira ubushobozi bwo kuhasohokana umwari nakunze waretse kuntera ishavu n'agahinda watuje tugakomeza urukundo rwacu tukarera ishami ryadushibutseho tukiyereka ababyeyi tukanabakorera ibirori bakizihirwa tukagira umuryango buri wese yishimye ibyo urimo kuko nibi samana umwari sinavugiye kugira umuryango nzajya nkoranganya kuko nashatse umutindi nkawe kandi uburanga bwanjye unyemerera kubana n'uzamenya akamenya ko ubwiza bwanjye bukenera ibirungo urumva njye ntabona akamenyera buri kimwe cyose nanjye nkabaho ubuzima nezerewe nta munsi n'umwe nganya ariko ubundi reka nkubaza umwana urambaza iki ubwo ninde ugiye kugerekaho umwana wanjye umubeshyira koko yesi ibyo se birakureba muhungu bitandeba ngaho rye naho ko nakuguriye wuzuza ibibondo utahe ndabizi ntiwabasha kuyigurira umva umwana umva iki ndakubwiye ngo ntusuzugure ngo nuko ari we wasohokanye ntabwo usuzugura se simfite impamvu tuvugishe ukuri wowe uretse kwigurira ikigage hari ikindi wabasha yego ye ahubwo ndabona amasaha ncika mbwire niba hari n'ibindi ufata nsige mbikwishyuriye nagendera aho uri mu nyumvira ako gasuzuguro urizaza mu bikize hakaye gasuzuguro ibi ni agasomboro ibi ngo ukorera wowe wabyibashiriza aravugisha kureka kwisaza mu mafuti tuzi umenye ko ntacyo wishoboreye di ndakubeshyira zawe nizo ugiye kunturira gusa ugomba kwibuka agasopo naguhaye umva reka nkubwire umwana umbwira si icyo kuba ngukunda ntibiguha uburenganzira bwo kunsuzugura urumva neza niba unitwaza ibi wanguriye subiranye kunyagasana umwana yanjye ariko dore ngo arivumbura ye wamubona ahaguruka yagira ngo agiye kwishyura fagitire mwagiye mwemera mukakira ubukene bwanyu koko sheri koko kuki utambwiye ko watinze mu biro abandi batashye ngo nze mbe ngufata neza uri umwana mubi maze umwari karame ndakwiyamye amasaha akazi yarangiye fata inzira utahe gira vuba nyine yarangiye niyo mpamvu naje kukureba ngo twigire mu byacu nta mwanya mfite kandi mpora nkwiyama inshuro nyinshi wumvise sohokera mu biro se ugende sohokera mu biro ugende nibere mu kazi kuko ese ubwo nta n'akabizo kanjye ushaka amabara utega itamasheri umwari nakubwiye ngo sohokera mu biro vuba wumvise imitego yawe uhora unshoramo narayimenye mana yanjye wisamye warasandaye kera rero ngo iki wisamye warasandaye kera mbisubiremo sawa warakoze yaba urunyihunza waranyihungije kirya gihe unerenda twajyanye ku mazi mu ntara burya si buno rero buno rero byararangiye wanteye inda narabyaye umwana wanjye nawe ameze na neza urumva cyo wigira ni ibiki umwari karame nyumva neza ndumva se ko utuje sheri wanjye mwiza ndakumva mugabo nihebeye atansiyo si ndi umugabo wawe wumvise ndi umugabo w'amahirwe mama w'abana banjye babiri Ellen na Bertrand ibyo bindi njyewe ushaka kumbwira sinzi ibyo ari byo kuvuga abana ukibagirwa Keve
ukibagirwa Keve twabyaranye. Nakubwiye ngo sohokera mu biro nikorera akazi muko wumvise? Yewe. Ibyo wigira byose. Niba n'amahirwe ari umugore wawe. Ni umugore wanjye nyine. Nanjye ndi umugore wawe. Twarabyaranye kandi ntuteze kubihakana na rimwe kuko dufitanye igihango. Keve twabyaranye ntazareka kwitwa uwawe. Soni. Wirutsa si biki urimyoza rego urimyoza ubusa. Batwumvikane Mubara. Ubu ndaje ngo amafaranga yo kugurira umwana wawe ibyo akeneye byose. Urumva? Ibyo bintu uri mu byo sinzi byari byo. Ariko akanakumiruye. Kumiro siki? Nta cyumweru gishize ngo uhaye amafaranga. Ariko none ngo urashaka andi. Wese ko ejo wariye ntukenera kurya uyu munsi. Hazi kusetsa we. Shikama wumve ko kubyara bimera. Urumva? Ubundi se ko wivugisha utyo nkubwiye ibyo umwana akeneye ntarakubwira ibyo nyina akeneye. Ariko niba naremeye umwana ntuguha amafaranga uhora umbwira rimwe na rimwe umbeshya. Ubwo nawe ko kuranya kayiki. Ufite akazi ntuhembwa. Niba si mpembwa. Ariko ko numva uhunga inshingano wa mugabo we. Ko numva uhunga inshingano. Twaryamanye wishimye ushishikaye none ubu byavuyemo imbuto ntushaka ko tuyisangira. Uko byagenda kose sinzasiba kukubwira ko ari wowe wankoresheje amakosa. Koresha amakosa? Kuncunga nanyoye inzoga nabwo ari wowe wanshutse ukazivanga ntabizi. Zikansindisha vuba kandi nabi. Warangiza wabona ntakibasha kwimenya ukajya kundyamisha mu cyumba cyawe. Ubundi ubwo nabwirwa n'iki ko twaryamanye? Rekeraho Mubara. Rekeraho twumvikane. Utangiye no guhakana ko twaryamanye rero. Mubara. Nyumva neza. Narakoroheye. Ariko nushaka kumfungana umutwe. Zagukorera ishyano. Ntagiye utarikoze. Umva rero nkubwire Mubara. Uzibeshye none wihakana inshingano urebe ngo ndagushyira ku karubanda isi gakota. Asoni. Mfite byinshi ndamutse mbyeretse umugore wawe. Nabandeba ko mudasimbuka. Ariko ushaka icyo umugore. Ushaka iki koko? Ngo shaka iki? Icyo ntaguhaye ni iki? Ikindi. Wibeshye gato nuguhita mvuga ko nkangisha ko wanyirukana mu kazi bityo ukankoresha ishimisha mubiri. Ese wabicika? Ibyo ndetse n'ibindi nakubeshyira byose ntibyakugwa amahoro. Ubifate mu mutwe. Ariko iyo utekereje ibyo binyoma byose ugenda upapira umpimbira wumva ko kuba muzima. Ibyo kuba muzima mbabura tubiritse Mubara. Tubireke. Mpa amafaranga nagusabye ibindi ubindekere n'indwara nzajya kwa muganga. Ngira vase maye nitahire. Ndabizi n'umuhungu wawe nduri yayihaye umunwa nazi kwise ya mbere bambaye amafaranga agomba kumutunga. Urashaka ngahe se basi ngo mbona amahoro yahindara? Ndashaka yo mwana nayanjye. Ko nkubajije umubare se nkubajije ba nyirayo? Upfa kuba umpaye magana naho ngaho. Ibihumbi cyangwa ibiceri? Mukigira nsobanurira neza. Ibiceri nawe. Vanamo sheka aho ngaho unsinyire nigendere disi we. Soni. Ayo mafaranga yose sinayabona. Ko ntagira ute? Ngiye kugusinyira ibihumbi 100 gusa. Kweshana kosa. Umva mpereza iyo sheke niyandikiraho ayo nshaka. Mpereza hano senyine. Ibyo wigira ni iki? Garuka ariko yewe. Garuka nza gukora iki? Garuka nkwereka yewe nandika yewe. Wandika ibijya ariko nagiye kandi ndandikaho ayo nshaka. Urumva? Kandi ntubabare kuko nanjye igise cy'umuhungu wawe kindi. Narababaye ndanuma wigaramiye n'umugore wawe. Bayi kandi nagiye. Uyu mukobwa azankorera inkono ishyushye pe. Ntibi mahirwe bimenye koko nakwirwa hehe. Mbega umwamikazi we. Kabye. Ni kumwa. Ariko ko mana yanjye nukusiga usasha. Mbonye ariko. Ndakubona nukuri. Ariko se we iyo style wambaye none ubazitagurirwa hafi ape. Erega burya ibintu biriho nawe biryo baba bagomba kuboneka shaka mi. Rwose. None se sha. Ngambwiza ukuri. Wenda kuba tudaherukanye byereka mbyirengagize da. Ariko susigaye ufite akazi kaguhembangana ikima. Umva ye. Cyangwa sha wa musheri wawe asigaye yaragwiriye ifaranga ritubutse. Umva sha ngo musheri wanjye. Nambwire ko ari bari tazara ari kuri kuvuga. None se we mugabo wawe mwabyaranye? Wumve. Nawe ntumbwire ko wabyaranye na bari tazari mugahita mutandukana. Cyangwa sha yakubereye umwana mubi. Twumvikane Mimi. Niba ushaka amahoro aturuka kuri njye w'umwari. Nundi musi sinzongere kumva uvuga ngo bari tazari twarabyaranye. Cyore. Cyo kintu gishyize mu gutwi. Urabizi ibyo simbihakana.
ariko kubivuga gasopo. ngo iki none se uramwihakanye ntimwabyaranye Mimi urasubiriye hey Baritaza Rosina namuzi ego muzi rwose kurase numva ukuntu umuntu ntazi yaba se w'umwana wanjye. Umwana wanjye afite ise ushoboye kumwitaho akita no kuri nyina. Niyo mpamvu ubona ameze ntyasha. Ambonye ariko mpindukire. umva babarira tuzi umbwire neza we kuko uri kunshanga rwose ndumva ntari gusobanukirwa. Yewe umva rero Mimi nkubwire uhora bizi kuriya muntu ariwe twabyaranye. Baritaza ari nyine nakubujije kumuvuga yewe ariko ntabwo wumva. Wiseka ntabwo ari byo gusa. Noneho narumiwe koko. Tuje ngaho nyibwirira mama. Nyine nabonye maze gutwita kandi mbizi neza ko ubushobozi bwiyongerwa musore rwose ngo nibaritinde baritazashobora kunyitaho ngo nkomeze nse neza. Nuko nyine mpitamo kwishakira inzira nk'injijuke nyine mbese. Nonzi nyine mbwira wanyicishije amatsiko yewe. Nyine hari umugabo dukorana ni nawe chef wanjye mu kazi. Ubwo rero namukinnye umutwe birangira ari ubaye nyir'ukuntera inda. Ngaho re shahu ndimo uwo mugabo arakize. Nuko ye noneho anyitaho kuri buri kimwe cyose. Niwe rero nyesha kugusa neza umbonaho. yewe shahu uri umugome. Gomesi iki? None se uwo mugabo we afite umugore? Umva umugore gusa se n'abana babiri ahubwo. Mana yanjye. Mbega umwana mubi. Mwana mubi se mugize cyangwa shaba ritazarura mubeshyera se waguteye iyo nda. nakubeshya ibindi ariko njyewe mbyiziye neza nanabihagazeho ku mwana nabyaye namubyaranye na Baritazari. None se ikibazo nyine cyabaye ubushobozi buke bwo kutwitaho ariko mana yavamo. None se ubushobozi bwambara umwana se bukamugurana undi koko w'inzirakarengane? Ibyo ntibikureba Mimi. Byibare rwose bifata uko mbikubwiye nzi ibyo ndimo. None se ubundi niba uwo mugabo mwararyamanye usute ko atari waguteye iyo nda? Ariko gukeka ko nzi ubwenge buke muko. Uwo mugabo nkubwije ukuri sinigeze nanaryamana nawe. Ndamubeshyera. Icyore kuko mana yanjye. None se yemeye ko ari we se w'umwana kandi mutararyamanye? Umva ntacyo ntabwo hishura inshuti yanjye kandi nzi neza kutamvamo. Oya sinabikora. Uwo mugabo nyine twajyanye mu kazi mu ntara. Ubwo tugeze ahantu twagombaga kurara niho namukiriye ako gakino birangira bahise w'umwana nari maze amezi 2 mwite. Yesu wanjye ko se wabigenze ute? Ariko mbona utema noroshye cyakoze nyine twaraye mu byumba byegeranye. Noneho nyine mbere yo kuryama nagombaga gukora raporo y'umunsi nyine nkayitanga. Ubwo rero nari nashatse akayoga akunda yewe akantu nyine kamusinziriza atabizi. Nuko ubwo ndamuhamagara ngo azamfashe nyine hari ibiri kunanira muri raporo. Ibaze disi ahita asa. Ubwo nanjye nyine bitamwakiriza kuri iyo nzoga. Mana we ntumbwire ko yahise abura ubwenge. Atabuburaza ariko njye nawe naruhiye ubusa. Yarabubuze kugeza naho mukuyemo imyenda yose ishyira ku ruhande maze ndaryamisha. Yesu wanjye. Ubwo nyine turaryama nkajya mwifatiraho amafoto atandukanye mfata imfati ngahindura amashuka uko nshaka nyine kugira ngo ngire amafoto atandukanye. Ubwenge nzi ariko urabwumva. Ubwo nyine akangutse nijoro yisanga turaranye. Nuko ashigukira hejuru arasakuza nanjye ntituza mu bara. Yewe we ariko disa ubwo nyine yagiyeho arantonganya ambaza ibyo namukoreye nyine nanjye nkamubwira nterega nakwifuzaga nyine mu kajwi k'umwirya. cyakoze cyenda kwemera tegura. None se we uko kumwifotoreza amafoto atandukanye ibyo byari byiki? Ntuvuze ko ntegura? Tegura nyine. Uwakubwira ko ayo mafoto ari yamuhabura maze akandundira amafaranga nanjye nkiyatsa ku myenda bigeza. Yewe ureri yashatse kwikomeza bitamubwira nti ngiye kuguteranya n'umugore wawe. Utakaruca karumira. Narangiza nkamubwira ko impamvu nafashe ayo mafoto menshi nyine gutyo ari ukugira ngo nzerekane ko twaryamanaga kenshi. Ikindi kandi nkamubwira ko nareba nabi
nzamurega mu buyobozi ko nsaba ruswa ishingiye ku gitsina yitwaje ko nkuriye mu kazi. Nyagasani we. Waye iki? Umwa. Ibyo bintu koko urabikora? Mbuzwa n'iki se? Ahubwo ko nzanakomeza kubikora. Ndakugaye rwose n'ukuri. Uramaze. Urumva umugabo w'abandi watesheje umutwe n'umurongo. Urumva bari tazari wimye uburenganzira bwo kuba se w'umwana kandi ari we koko. Mimi, ibyo ntibikureba. Icyo ngusabye ni kimwe. Uranyumva? Ndakumva. Mbiyikira ibanga nk'umuntu nizera. Ibindi nzirwariza. Urumva? Nta bundi bufasha ngukeneye humbabareye cyane. Nta soni. Aha. Ese umwana Ni iki? ubwo iyo uza wicara ukajya muri telefone nta no kunganiriza kandi uzi ko tudaherukana ubwo nta soni koko? Isoni z'iki? Wateruye ikiganiro se nanga kugusubiza? Erega nuko mbona uhuze cyane. Ubundi se ko naje kwirebera mama ngo tuganire. Mbese none se niba mama adahari ntiwaba umbwira amakuru yawe? Umuntu tuba tumaze amezi 5 tudahura wakabaye umpa amakuru menshi. Ndi gitangaza koko. Ubwo rero ngize radio igomba kukuvugira amakuru. Ndarengana. None se mwana kuba utazanye umwuzukuru wundi mama we nta mukumbuye? Ngo muki? Umwuzukuru. Ariko wa muzima Andre. Mujijwe n'iki se? Njyewe sinjya kwirirwa nzererana umwana nararushye. Sinahera ko umwana atazava yanyicira style w'abandi. Sha nawe uransesa rwose. Ubwo rero uri kwihakana ko wabyaye. Umva Andre. Ndakwiyamye. Ariko reka mbonereho nanakubaza. Umbaza siki? Nubwo nifuzaga kubaza iki kibazo mama yahageze. Ubundi kutajya utwereka umukwe. Mbere ku mukwe se ninde wakubwiye ko ngiye kurongorwa? Vuga ngo ufite none uyu munsi. Wenda ntugiye kurongorwa ariko wanatwerekana papa w'umwana tukamumenya. None se bizagumaho gusa. Ndamukwereka se ngumumaze iki? Wagiye ureba ibikureba. None se umwana reka nkwereke ifoto mbwire niba nyirayo umuzi. Ntabwo wanzi uyu munsi ye. Reba uyu musore. Urabona ntaho umuzi? Uyu muntu se uyu muntu muziranye ndere. Ninde se wayiguhaye ubundi? Oya mbwira ibyo nkubajije. Kari we. Ubu ntawe nzi maze. Ntawe nzi rwose. Ubundi unkureho urusaku. Ariko umwana ugushatse kuvuga ko uyu musore twaba ritazarutamuzi. Hasi ubundi urambaza iki? Mbwise kuri kandi ntumbeshye kuba amakuru yose ndayazi. Wa gicucu cy'umuhungu se niwe yazuranshinga wambaza iki? Kandi twumvikana Andre. Niba waje hano uzanywe no kumvugaho ubusutwa wahaguruka utahe. None se kushaka kunyirukana iwacu nyamara ibyo uri gukora si by'umwana. Uyu musore ukurenganya kandi ubizi neza ko ari papa w'umwana wawe n'akazi kawe bizakugaruka. Nakumbabajwe n'uwo watwereye uwo mwana mwabyaranye n'abateze. Andre ndakwiyamye ntugire ngo kubundusha imbaraga byatuma nakugirira nabi. Amaze ibeshye se nakumenya iryo jisho rero n'ugire nyamara ushatse wavugisha ukuri. Mwiyeme kushira nyuma Andre ndakwiyamye gukuriragaho kuntuza urumva mvira mu buzima ntawe gutumye kubugenza. Ikindi kandi ibyo nkora byose ndabizi ntumpangayikire na mama ntiyigeze mpangayikira nka siko we wamugingaho. Ko ndase wasazeho nawanenze ifi. Zibaho ngaho. Ubu se ko kimaze kugira imyaka 34 kitarashaka umugore cyari cyumva hari byo nkibaza. Ariko cyarangiza kikajyaho ngo bari tazari ngo amafoto ibyo ntago bikureba. Uhimba uvuga gusa. Sirewe. Ese ni wowe muba mube uransuye iwanjye koko ndishimye cyane ntushaka kubyumva. Karibu urukundo rwanjye karibu rwose. Erega nuko ushaka kunyihunza kandi ngukunda nawe ndabizi ko nkunda cyane ngaho sizire sho karibu cyane. Umwari karame ntugire ngo nje hano ntuje. Nta kuntu watuza rega urukundo rwawe ari rwinshi ntiwatuza ndabizi. Umura nitumarana umwanya uratuza sibyo? Ngaho yicarire hano nkwakire mwakiriza akabyeri gakonje se cyangwa bikondera agashyushye? Nta byeri zawe nshaka. Ego ko mana yanjye kubera iki se? None reka nze nkwihereke wasanga uninanire ukaba ukeneye ko ngufasha kuruhuka. Umwari karame muri ibyo byose uvuze nta na kimwe kinzanye hano iwawe.
bigenze bite se sheri? Kwiyamya bwa nyuma. Kuki? Ntuzongere kunyita sheri, sindi umugabo wawe nturi n'umugore wanjye, nta na kimwe duhuriyeho. Ngo nta na kimwe duhuriraho? Nta na kimwe duhuriyeho nyine. Hanyuma se umwana twabyaranye tumutandukaniraho noneho? Ceceka se nyine wumve ikinzanye hano. Ngaho mbwira ariko ugabanye kunkanga da. Umva, nzanywe hano no kukwiyama mu buzima bwanjye. Mwiyama. Aho waneshereza umutwe n'umurongo ndarambiwe. Uri gusenyera umuryango kandi nari nimereye neza nta kibazo. Nongere mbisubiremo. Nkwiyamye mu buzima bwanjye. Uranyama ukagira ngo wanyiyamye ujya kuntera inda y'umwana twabyaranye. Muzajya mubyara nimurangiza mushake guhunga inshingano. Shikama wumve. Ntabwo nzihanganira kwishingira umukobwa w'umwasa. Mubara. Ko ndi umuki. Si umwasama kuko nemeye nkaryamana nawe ukantera inda. Uvuga batarabona koko. Niba wumva wabyimbye ushaka kumenya uwo mwari ndiwe, uzamubona di. Ngo mwari? Uzambona. Ngo mwari? Umwari se urinde se ahubwo kuri umwanda. Ntunuke Mubara, ntunuke. Ubundi Imana yampemukiye ntiyatumye menyana nawe. Urabona ngo uranesha umurongo n'umuryango wanjye nanirwa kuwitaho. Wataye umurongo ujya kunshuka ngo ndyamane nawe. Urumva? Onjyana nanze kuba umukobwa mwiza urambagizwa na buri wese nizeye ko atazanyanga nziza ngo nabyariye iwacu. Waramaze ko warahabyariye. Si wowe se? Nukuvuze? Byose ni wowe wabikoze. Ubu umugore wanjye arinze aho atangira kujya kwishakira abandi bagabo bamushimisha. Atari uko ibibazo waneje bituma ntakiyubakira urugo uko bikwiye. Eba nawe afite iyajya. Njyewe se ko abasore banyaga kuko nabyariye mu rugo. Waramaze. Ahubwo aho bukera uzantwara untungane nawe. Kuko sinzishingira gukomeza kubaho nta mugabo mfite hejuru y'uko ari wowe nyirabayazana. Zibaho se nyine. Zibase iki? Utandakaza nkakora ishyano wa mukobwa. Ahubwo cisha make mubwire ibyo umwana wakeneye umpa amafaranga. Urumva? Reka kwisaza. Ngo iki? Ngo iki? Umpa amafaranga yo kwita ku mwana wawe. Gusa nabyumvise. Ni kumwa. Ni iki? Tubaze iminsi tuvuganye ngo iki? Tuvuganye ngo iki se nyine? Ko nakubwiye ngo utekereze umushinga wakungukira umbwira amafaranga bisaba nyaguhe. Sinayaguhaye kandi menshi. None uragira ngo ibyo ntitwabikoze ngira ngo utazongera kujya unyaka amafaranga ya hato na hato. None ayo utangiye kunyaka nayiki? Naribagiwe nyakoresha ibyanjye none yashize ntacyo nkora. Maze rero muhore mu nyumvire. Bakumvira icyo ariko bakumvire. Wisara rwose ahubwo ngira bwa ngumereze amafaranga n'ubundi ni warujana imbokoboko. Reka mbite nanavana hano utantera ubundi. Yego ujyaye se? Ujyaye? Urasohoka kandi utamaye amafaranga ngomba kumase? Ngo amafaranga ngo. Urayamamereza ahubwo. Icyari kizanye hano ni ukukwiyama. Unyiyama ariko iki? Ntabwo usohoka ngaho utamaye amafaranga di. Mereza ahubwo agira bwangu. Umwana. Ni iki? Uyu mugabo ni washaka. Umugabo arashakiye iki se kandi? Mereza amafaranga umva neza byabo bakabo. Niko baritaza. Hano urahamara iki? Ni ukuri niwe narinje gushaka umwana. Muza kugira ute? Narinje gushaka icyo tumvise. Narakwiyamye ntiwumva waritazari ntiwumva. Ndavuze ngo mbare kabiri ntakikubona aha ngaha. Bani vumbi mbura umuntu. Abasi n'abagabo bawe baba bagusanga. Si baho ngaho nawe. Abagabo banjye se baheye. Uyu n'umukozi untwarira ibishingo uhora nyishyuza nk'aho nishyurira karitsiye yose. Va hano baritaza. Unyise umucyo umwa. Va hano tumukagira vuba.